natwe abafana bawe tuguteye ingabo mu bitugu yego komera komera. Aha, mwayumvise APR Football Club ewana kabisa. Tugiye kureba ese Gitinyiro Day, umunsi w'igitinyiro, harimo inkera y'abahizi ku cyumweru, bizaba ari tariki 17 z'uku kwezi kwa munani Kanama ikanamira Nzeri 2025 Gitinyiro Day. Hanyuma mu kanya gato no muri Rayon Sport naho turajyamo aya ya bintu birakomeye. So twinjire rero Traore uyu munsi na Aran, icyo twagiye kubona nuko twabonye tubona amatariki barayahinduye muri APR. Match ya APR Football Club n'ikipe ya Power Dynamos. Ndetse amatariki abwo na amasaha. Nari mbuze amatariki ko ndi mu kirere cyane ra. So itariki ni 17 nta cyahindutse, 17 z'ukwa munani. Shaka kwiba amasaha ya APR. Oya 17 z'ukwa munani 2025. Kubutazi oya kwiba amasaha byo kwiba amasaha sha none se urumva ibintu bija mu bujura byaba bibi cyane. So ubwo rero icyo bita tariki 17 z'uku kwezi kwa munani 2025 urumva bizaba ari saa 9 isaha nizo zahindutse Traore. Ubwo Magnifique reka kubita agatangazo ka gufi ya ka APAP. Ndabona yabanje gushyiraho graphique yashyizeho ubwo ni gahunda yose uko iteye updated gahunda. Ubwo ara ni fixtures nyine. Yego ziriya niza ziriya si za match nyinshi. Yego ariko umunsi Gitinyiro week ubwo sobwo nibyo. Nyera y'abahizi shumi yanjye. Nyera y'abahizi ahubwo. Umukino abati impinduka umukino wa APR FC na Power Dynamos wari uteganijwe ku cyumweru saa 11 yashyizwe isaa 9 muri Stade Amahoro. Yego niko APR ibivuze mu kanya gato gashize. Ubwo ari kukamenya ngo Power Dynamos yari yarabitangaje na kira. Uziko APR yabanje gutangaza ko match ari saa 11. Yego Power Dynamos yashyizeho saa 9 kuba kera. Bo bari babizi ko ari saa 9. Ntago mbizi. Ariko bo babishyize ko. Wajya muko ushake mugagona nyabaga za Power Dynamos. Yego urasanga ariko byari bimeze. So ubwo abantu barabona iri tangazo ati impinduka umukino wa APR na Power Dynamos wari uteganyijwe ku cyumweru saa 11 z'umugoroba washyizwe saa 9 z'umugoroba muri Stade Amahoro. Hasi bahita bashyiraho website ya APR FC wa@aprfc.ranawa. Nguko uko bimeze ngiri itangazo. Araninyeka ko ntacyo kwinubira kubera ko nubundi babitangaje mbere y'igihe, kandi uwaguze itike nubundi nta gihinduka, nubundi ni match azaba agiye kureba azayireba nubundi. Nimba waguze tike bize ko umunsi nubundi wari wawuhariye ko wajya muri Stade Amahoro nubundi. Yego bize ko nta gisibya gahunda bikomeje ari yayindi. Yego ikiza nuko nekeza ko bakommunicatinze hakiri kare ari enough kuko ubu ngubu haraburamo iminsi 5. Ariko rero itariki yari kujyamo ku cyumweru ubwo umuntu ashobora no kutamenya icyumweru icyo ari cyo. Yego ibyumweru byose ni ibyumweru. Gahunda nyamukuru no kubwira abantu ko itariki itahindutse ariko isaha ariyo yahindutse gusa. Icyo cyo ariko buriya byari kuri equipe ya APR amahire no ku munsi udahindutse ko buri munsi abari munini buriya amasaha abiri kuba hari byaba ngombwa ukagira icyo uhindura sawa, ariko buri munsi nibyo byagwa. Nekeza ko ntacyo byahungabanyaho. Yego nubwo akenshi biba byiza iyo ukoze for plan ukareba no ku mande zombi, yaba ari ku bashyitsi, yaba ari kuri equipe, yaba ari ku bafana, yaba ari kuri agenda y'ibigiye bitandukanye bibera mu gihugu, yaba ari gahunda ziba ziri bere muri izo venues ama equipe yacu abayahisemo. Ibyo ni bimwe, yaba ari ibitaramo, yaba ari gahunda y'abayova yaririmo. Ekereza ko byose biba bigomba kurebwaho karande ya Ferwafa iyo Super Coupe, then wamara kubihuza akaba wenda utanga icyo twakwita official and clear statement igaragaza uko agenda yawe ihagaze muri iyo nyera y'abahizi ubwo, ndetse no kuri Rayon Sport wenda tubyitere wiki kugeza Reyode. Rero nekeza ko nakabuze isa umukunzi wa APR yakayiharana yuko azuza Stade Amahoro itike yaba yatangiye kwigura. So ubwo umugani wa Harani babitangaje buri minsi 5 hari n'igihe wenda
nk'umuntu keretse babitangaje ari nko kuwa gatandatu match ari ku cyumweru hari ukuntu umuntu aba yabaza ati rumva ati nzabanza njye gusenga ati nimba njye gusura inshuti n'abavandimwe mboneke saa 11 ariko niba babitangaje buri minsi 5 n'uwaba afite izindi gahunda mbere yaho ntekereza ko yavuga ati reka dutegereze ariko gahunda yari afite mbere yaho ayihindure. Match izaba ari saa 9 ku cyumweru tariki 17 ntabwo ari saa 11 nk'uko byari bisanzwe. So Traore hari icyo navuga nyuma yo gutsinda Bugesera ibitego 2-0 umuntu yavuga ko APR yaba yiteguye ku kigero gihambaye ikipe ya Power Dynamos ku buryo yo bazayiva imbere byoroshye. Ibintu bya pre-season ni pre-season n'ubundi uko yakinnye na Bugesera ntekereza ko n'ubundi bitazatandukanya cyane nuko izakina na Power Dynamos. Ahubwo ibyo kwibaza wenda ni imikino y'amarushanwa ko wahubwo ukibaza uti izameliora ibyo ifite ku buryo nibura tuzava ku mukino wa Power Dynamos itwemeje ko hari ikintu izatanga mu mikino nyafurika. One APR baravuga yuko bari tayari gusezerera Pyramide. Numvise kare mu gishaje Gilbert barafinda avuga ati impyisi kwirukankanye ugera wikakumara ubwoba ariko ngenzi ko nabonye nabanije na Clement bose batangaje oya ishobora no kukwirukankana ikagera wikakurya none se sibyo ibintu ni bibiri ishobora kukwirukankana ikakumara ubwoba ukayisubirana inyuma ukayicuncumukana cyangwa se ikakwirukankana ikakurya. Nibyo rwose n'ibintu bibiri bataramu twiganaga bahinduye wa mugani w'icyongereza one man's meat urakazi Cedro one man's meat another man's poison one man's meat another man ate it ariko nibyo mbese iyo wago gwipyisi gwimara ubwoba gwikumara ubwo ikuriye urumva ati ntabwo ari byo ati inyama z'umuntu runaka hari igihe undi birangira ziriye urumva. So APR ibyo icyo kwibaza cyane ntekereza ko ari ibyo kwa Meliora ahubwo mu mukino wa Pyramide ko nko kuri match za Gorilla kwa Meliora mu mukino wa Power Dynamos I mean ko nko kuri match za Gorilla wenda sinanayirebye ariko nka match ya Bugesera narayiboneye. Match ya Bugesera narayibonye nabonye ko build up itanga igitego muri APR ari ikintu kikigoye me frère. Yakinishije ikipe ya mbere ivamo nta gitego itsinze ariko itanateye shot na rimwe rikomeye ku izamu byarimo Ibrahima Dauda Bareri. Ubwo ikipe ya mbere ni babakinyi bose nyine umuntu yumva ko bakomeye muri APR bari barimo. So muri second half bashyiramo ekipe ya kabiri yari ifite Mamadusi imbere na myugariro Tiote Gilbert nibo badebrotse match baranayitsinda ariko n'ubundi bijyana nuko na Bugesera nayo yari yakoze impinduka ashyizemo umunyezamu Kwizera Janvier Hungu nawe wari umaze seza adakina. So ikigaragara nuko muri APR travail ya mbere bafite gukora Cedric uhereye kuri match ya Power Dynamos ari kwiga nibura n'uburyo bwo gukorera ibitego nibura weke bashobora kuzasoza APR ifite match iracyabura match nyinshi kugira ngo ikine na Pyramide uhereye nko kuri izi ngizi ifite mu nkera y'abahizi ifitemo match ya Power Dynamos ifitemo match ya AS Kigali ifitemo match ya Police ifite match ya Azam ubwo nizo mbona hafa izo zose ni match enye. Izi match imwe kuri imwe igomba kwiga uburyo itera mu izamu ariko ihereye ku buryo bwo gukora umupira umwataka yakwakira umeze neza. What I mean is icyo nsobanura ni iki umwataka buri gihe ntabwo akwiriye kuba ari muri nabango ari muri nawe ari ahantu mu kirere atateganya umupira mwiza uri bumugere. If you get me. William Togimer nibyo sesengura abantu bakavuga bati nyamara uyu mwataka nta kazi ariko wajya kurira muri match yakiriye imipira ingahe iri hasi cyane yakiriye centre zingahe zivuye kwa Fitina na ahusheje ingahe ahusha imipira ingahe ugasanga nabyo ni ikibazo ko imipira actually ntayo imipira iva muri mediane iza imusanga ari imipira yo hasi wa mupira ugera ku mwataka akawutsinda uri hasi ni imipira ingahe nibyo iyo abona arayihusha ariko nawe ntabwo abona myinshi. Icyo ngicyo nicyo APR ntekereza ko yagakwiriye gutangira gukora hereye kuri match ya Power Dynamos muri iyi weekend
hanyuma wenda igakomeza kugenda ibyubakiraho nibura bavuga bati muri iyi match twahaye imipira 5 rutahizamu abura igitego noneho sasa rero twige ku kibazo cya rutahizamu delivery muri APR ni nyinshi ariko conversion iri hasi so kugeza uyu munsi rero mediane ya APR delivery yayo iri hasi nibura uhumirize ufite akazisho kamwe buriya n'utabanza mu kibuga witwa Richmond Rampti narabyiboneye match ya Bugesera nyine nibura Rampti yagiye mu kibuga ubona ko agerageza gutanga udupira tugera kuri ba rutahizamu ubwo ngibwo nyine nibyo ngibyo bagomba guheraho ubwo no muri izo match zikurikira bakazakomeza guprocessinga ariko nanone bafite no kudesida bafite no kuzava kuri izi match badecidinze ngo William Togimel na Mamadusi ni mwataka wacu wa mbere. So hanyuma ikindi cyo kwibaza inkuru ivuga ko APR FC yihakanye super manager himeze ite Traoré. Nasomye inkuru uyu munsi kuri umuseke.rw baganiriye ikiganiro kigufi na Afande Deo Rusanganwa chairman wa APR FC bamubajije niba super manager yaragizwe umuvugizi w'abafana ba APR FC yasubije ijambo rimwe gusa ngwiki ibyo ni ibihuha gutyo yamaye Afande Deo Rusanganwa yavuze ati ibyo bya super manager ibyo ni ibihuha abajijwe niba super manager yaragizwe umuvugizi w'abafana ba APR FC urumva niyo nkuru nibyo byavugwaga bavuga bati abantu bakanabihuza n'umuvandimwe Frank Jaguar Mugisha ufunzwe bavuga bati se APR wenda muri iyi minsi ifite amamatch umuvandimwe adahari wenda yaba yakoze akaramplacement katari perimana ariko afande yavuze ati ibyo nibihuha okay so ubwo nibyo ngibyo muri APR Football Club wanyura ariko no muri izi fixtures urumva ko basoye fixtures za n'ubundi nicyo cy'ingenzi zuriya munsi za subwo no munsi ni inkera iriya minsi inkera y'abahizi icyumweru so ubwo icyo twababwira igitaramo bro icyo twababwira kuwa kabiri ubwo nyine abantu barabyumva ku cyumweru tariki 17 ikintu ntari bushobore gusobanura ni ikipe izaba iya mbere izaba ari iyihe ko ntizinganya match ntawamenya bari mwizakina imwe indi kine ebyiri ku cyumweru tariki 17 Kanama 2025 isaa 9 kuri Stade Amahoro ikipe ya APR ikina na Power Dynamos hanyuma kuwa kabiri tariki 19 Kanama 2025 Azam ari akantu ka wabagashyizemo bari banditse bati ku kabiri ku kane ku gatandatu ubwo rero iyo bita Azam izakina na Polisi bizaba ari kuwa kabiri tariki 19 Kanama 2025 uwo munsi bizaba ari saa 10 mu gihe saa moya z'ijoro ikipe ya APR izahita ikina na AS Kigali hanyuma duhita dukomeza kuwa kane tariki 21 Kanama 2025 saa 10 ikipe ya Azam izakina na AS Kigali mu gihe APR izahita ikina na Police APR na Police bizaba ari saa moya z'ijoro urumva hanyuma tujye tariki 24 bizaba ari ku cyumweru kizakurikiraho tariki 24 Kanama 2025 kuri Stade Amahoro Police ikine na AS Kigali saa 9 saa 12 APR ikine niyo bita Azam hanyuma kuwa gatanu tariki 29 Kanama 2025 iyo bita Azam izakina na Vipers irimo nyamara ahubwo Vipers izakina umukino umwe gusa se yego nyine nibyo mvuga yamaye arani ibi bintu bazabibara bate Vipers izakina umukino umwe wonyine umukino wa nyuma Police ni Azamu na Vipers umukino wa nyuma uzaba kwa gatanu tariki 29 Kanama 2025 buriya umukino uzabera kuri Kigali Pele Stadium bijyana na gahunda n'undi aya ma equipe nayo bayifite ku giti cyabo buriya wasanga ari cyo gihe Vipers izabera available Vipers nabonye no mu zindi gahunda ifite kuzakina na Gorilla muri pre-season kandi Gorilla izaba iri Bugande yamaye nkada nyine ni ibyo ngibyo andi ma equipe nafite gahunda yuzuye ko
icyo akora araza yitabira igitaramo n'uwo mukino bawukine bakwereke yuko bari available. Mbona yuko Asedura kenshi ama ekipe yacu bingibi biri mu bimwe mu bigenda wenda birushaho kuba byatanga n'umucyo ndetse n'icyizere cy'uko ibintu bizajya ku murongo. Gahunda zo biragaragara ko ama ekipe yacu afite gahunda nziza by'umwihariko mu gutegura izi pre-season yaba ari mu buryo bwo kubona hari ikintu kimwe tutari bwumvikaneho umva icyo nshaka kuvuga utaranajya kure. Uzi ukuntu iyi gahunda ya APR imeze, iyi nkera y'abahizi imeze nk'ingingo yizanye. None se icyo nshaka kubwira igitekerezo ni cyiza ariko execution biragaragara yuko nyine hari details zimwe na zimwe zitanogejwe bitewe n'igihe igitekerezo cyaziye. Nicyo nshaka kubwira nibyo rwose kuko izi sana ujya kureba ku bijyanye n'ubwitabire nujya kureba ku buryo ama ekipe amwe namwe uri buze kuyemvita wayabaze muri gahunda yawe ariko bikarangira kugira ati natwe dufite gahunda zacu. Bivuze yuko akenshi iyo urimo uragera mu kwezi kwa kabiri kwa nyuma kwa sezo ahanini iyo uri ekipe izi yuko none izitabira n'imikino nyafurika ubipanga kare, gahunda yawe uyipanga kare, abazitabira ukabamenyesha ibyo bagomba ibyo bakugomba, abafatanyabikorwa bakaba involved, amafaranga ukayakora kuko kuvuga ngo uzategereza ngo itike gusa y'abaturage ngo uzategereza yuko ngo umufatanyabikorwa musanga agira akashyiraho biba bigoye. Ariko hari igihe ushobora gutegura gahunda ukanayitangira proposal amezi abiri imbere ku buryo abafatanyabikorwa bwabo bakubwira bati okay ibijyanye na coordination, organisation, mobilisation biturekere wowe icyo uri bukore hangana no kuba wakubaka ekipe yawe izitabira ino mikino iri tayari. Ariko isa uraza gusanga Cedro ekipe niyo iri muri mobilization, coordination ndetse n'ibijyanye na management ya events zabo, kandi twese tuzi yuko ayo maboko akenshi abagoranye kuko akenshi baza kwisanga bari mu marekiritoma, baza kwisanga bari gutegura ibijyanye na staff technique cyane ko ama ekipe yacu buri sezi tuzanira ibishya. Mbona yuko rero ikijyanye no gutegura gahunda ziri mobile cyangwa se zikora ku nguni zose zikigize club, ubwo turavuga ku bafana, kuri ekipe, abafatanyabikorwa, andi ma ekipe mu bijyanye no kuba wagaragaza uburyo ekipe ihagaze ndetse anterime y'ubucuruzi. Nekeza ko bigiye bitegurwa kare byatanga inyungu mu buryo buri sportif ariko no mu buryo buri kamasho. So nk'ubu ngubu APR ifitemo imikino 4 muri iyi nkera y'abahizi, urumva ugasanga ikipe ya Police ifitemo imikino 3, Power Dynamos ifitemo umukino 1, ugasanga Azam ifitemo imikino, kandi ikigendererwa ari uko bakaye bakina na APR. Yego, ugasanga nyine buri kipe APR ifitemo imikino 4, Azam ifitemo imikino 4, urumva Police ifitemo imikino 3, AS Kigali ifitemo imikino 3, urumva Power Dynamos umukino 1, Vipers umukino 1. Nawe nyumvira APR imikino 4, Azam imikino 4, urumva Police imikino 3, AS Kigali imikino 3, Power Dynamos ifitemo umukino 1 na Vipers umukino 1. Kandi n'ikindi Cedro ama ekipe yacu agomba kugira ikintu cyo kuba open to business kuko sinangombwa kenshi ngo izi tournament ama ekipe yacu abari nayo yazipanga n'aba investors ku ruhande cyangwa se aba partners bashobora kuba bapanga izi tournaments cyangwa se ibihe nk'ibi ngibi bagahuza hamwe ama ekipe nkuko wenda bivuga nibyo kuruta uko ama ekipe yacu yajya yumva yuko kwinjira muri sezo ikiri kuri kalendari nicyo chairman, nicyo SG, nicyo ushinzwe marketing bicaye bagatekereza. Oya, wanaba open to ideas. Hari amabanki, hari izi telecommunication companies bazifuza kugira icyo zitegura gito mu gihe gito ariko kiri effective mu bijyanye no gutanga amafaranga cyangwa se niyo partnership. Konekeza ko tuvuga urugero nka izi dufite abatara mu bashya aho ngaho hasi abavandimwe banziza training, sibyo ejo kuvuga tugiye gutegura tournament ihuza ama ekipe mu Bugande no mu Rwanda na Tanzania, bikabera mu Rwanda match 3 knockout ama ekipe 2 yo mu Rwanda 2 ya Uganda na bivuze ko ama ekipe yacu nyine agomba kuba open to business, open to commerce ku buryo nuri imbere muri babandi bari muri ekipe ari abayobozi mu gihe icyo gitekerezo yakizanye bimworohereza kuba yakiransa kandi kikakirwa neza kandi kikaba effective and efficient kurusha uko abantu bajya bumva yuko it's from above to bottom. Hari igihe ibitekerezo byahera hasi bikazahabwa umugisha bigeze hejuru ariko
hari capacity yo kubona ko ibyo bintu byatanga umusaruro. So ubwo ngibyo rero duhite twerekeza no muri Lion ku wa kane w'iki cyumweru APR ngo izagira press conference. Yego. Ubwo ahanini bazadusobanurira nk'iby'ingenzi ariko icyo menye aka kanya nuko nta by'igikombe bihari, nta gikombe kizatangwa muri intera y'abahizi. Abantu bazakina gusa. Okay. Byandi byabanje kuvuga ngo ikipe ya mbere ngo izahabwa miliyoni 15 n'iki banza ariko byari byo gukanga Murera di. Ikindi menye nuko ikipe ya Azamu gutya izakinamo umukino umwe muri iyi nkera iyi Vipers izakinamo umukino umwe muri iyi nkera y'abahizi. Amakuru avuga ko Azamu nyuma y'iyi nkera y'abahizi ngo Azamu izakina na Rayon Sport. Azamu yego nimara gukina na Rayon nanone nyuma yaho Rayon Sport nayo ngo izakina na Vipers. Ubwo n'ayandi makuru nyine ari kugenda za gake gake. Reka da ubwo igisigaye izaba ari confirmation nyine ngo andi makipe akaba yaprofitiraho nyine akazakina n'aya makipe azaba ari i Kigali. Nabyo nta kibazo ariko rero ibintu biracanganye. Yageze mu gihugu ukamuprofita aricyo bitwaye. So twebwe twerekeza muri Murera gutya. Uretse gato iyi mikino iri guhera tariki 19 match ya Vipers 17. Yego. Match ya Vipers iri tariki 29. Ese irushanwa rizaba rikirimo cyangwa ni ibindi? Rizaba rikirimo ntubibona se? None se ko muri weekend mbona Gorilla Gorilla izajya i Bugande muri weekend. Sibyo? Kandi ngo izakina match ebyiri na Vipers. Kandi izamarayo icyumweru. Icyumweru kizatangira tariki 16 kikageza 20 ariko ubwo bazakina mbere hamwe tugite. So ubwo ro twagiye muri Murera. Rayon Sport yacu ikipe y'Abanyarwanda turabakunzi bayo mu bihe bino mu byiza ngwa y'imama ndaraye. Okay. Rayon Sport tugiye kureba icyo bita Hayo Day preparation cyangwa se biteguye bate umunsi w'igikundiro. Abafana bawe bose aha mu gihugu